ntabwo imodoka ifite amafare nk'ay'imbwa buriya byanga bikunda niba imodoka iri muri 80 iyo uvuye mu cyapa cya 80 winjira mu cya 60 ibyo bintu mwese mutwara imodoka ibyo bintu byica brake pad byica ama plaquette ahandi twagiye tuba no mu bihugu namwe mwabaye mu nyakubahwa PM hagati y'icyapa cya 60 n'icya 80 bashyiramo icyapa cya 70 noneho bagashyiramo marge d'erreur ku buryo umuntu waba ari muri 70 aba atararenza umuvuduko. Hano rero icyapa urava muri 80 ukurikiranye na 60 inyuma y'icyapa cya 80 hari kamera y'umupolisi iri mu mateki cya mu gihuru. Kamera nayo ntikwiye kuba mu gihuru cyangwa mu masaka nawo bishoboka kuko turabibona kenshi kuko kamera akamaro kayo no gukumira impanuka ntabwo ibyaha kamera ntabwo ari source of income no ikwiye kujya ahantu hagaragara yiyamamazaga. Ndaza kubaza ibintu bijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane imihanda muyo mwatubwiye yakozwe nyakubahwa PM ni yari iri muri pledge z'umukuru w'igihugu yashoboye gukorwa ku kihe kigero en terme de pourcentage kuko nzi ko hari ibintu bijyanye na covid byaje bigakoma imbere imishinga myinshi yari iri ankuru ariko hakagenda haba relocation ya budget kugira ngo abantu bashyire priority aho zagombaga kujya kuko ibyo twakora byose twagomba kuba dufite ubuzima ibyo ngibyo tukaba tubizi no preno act ariko hari ibindi bijyanye n'imihanda tujya tubona hano muri park aha muri umutwe w'abadepite bivugwa buri munsi hari n'ibyo natwe twibonera haravugwa imihanda isondekwa batubwiye umubare w'imihanda yakozwe ariko yakozwe ku kihe kigero ubuziranenge bwayo bwaba buri ku kihe gipimo simbizi. Hari iyo twagiye tubona ikorwa bugacya bayibommo Yesu bwa mbere tubiganira n'abaministre babishinzwe abo muri RTDA n'abandi ndetse no mu mujyi wa Kigali rimwe igisubizo kikaba kutubwira ngo ariko uyu muhanda ngo natwe tuzi ko ufite ibibazo ngo nta nubwo turawakira officially ngo ntiturawakira ntimurawakira ariko urakoreshwa uragendaho n'amafaranga rimwe bakatubwira ngo ariko uyu muhanda ngo ni grant ni nkaho batubwiye ngo nubwo byaba bikoze nabi n'iby'ubuntu nta kibazo ijye nuko mbyumva ariko tukavuga ngo ubundi nanone tukabona imihanda ni mito urahura n'umuntu rwose retroviseur zigakoranaho twagira ngo ni imihanda ya kera ariko turabibona no muri imihanda mishya irimo gukorwa. Ibipimo standard ni izihe? Ntabwo ndi engineer ntabwo ari nge wize ibintu by'imihanda nyakwa PM nashaka kubaza. Hanyuma nkiri muri ibyo by'imihanda ukareba ibyapa mu muhanda haraho ubona icyapa cya 80 cyangwa icya 60 ntumenye aho kirangirira ngo winjire mu kindi cyangwa se icyapa cya 80 kigakurikirwa n'icya 60 ntabwo imodoka ifite amafare nk'ay'imbwa buriya byanga bikunda niba imodoka iri muri 80 iyo uvuye mu cyapa cya 80 winjira mu cya 60 ibyo bintu mwese mutwara imodoka ibyo bintu byica brake pad byica ama plaquette ahandi twagiye tuba no mu bihugu namwe mwabaye mu nyakubahwa PM hagati y'icyapa cya 60 n'icya 80 bashyiramo icyapa cya 70 noneho bagashyiramo marge d'erreur ku buryo umuntu waba ari muri 70 aba atararenza umuvuduko. Hano rero icyapa urava muri 80 ukurikiranye na 60 inyuma y'icyapa cya 80 hari kamera y'umupolisi iri mu mateki cya mu gihuru. Kamera nayo ntikwiye kuba mu gihuru cyangwa mu masaka nawo bishoboka kuko turabibona kenshi kuko kamera akamaro kayo no gukumira impanuka ntabwo ibyaha kamera ntabwo ari source of income no ikwiye kujya ahantu hagaragara. Turashimira police kuko bashyizeho ni ibyapa bibwira abantu ko kamera ihari kamera ahead ariko ibyo biri kuri za kamera ziri fixed ariko izi zikomeza kujya mu myumbati ntabwo tumenya aho ziri. Uriya ni byiza ingabo zacu zikora neza polisi ikora neza ariko polisi yo mu muhanda ikenewe audit externe cyangwa urwego ruyikontorora nirushake rube muri primature cyangwa muri presidence kuko nk'ubu uvuye Musanze Rubavu icyapa cya 80 ni kimwe gusa gishinze ku karere ka Nyabihu ahandi hose ni 60 ngaho murebera muhanda n'abakora taxi voiture business yabo yarapfuye kuko umuntu ufashe express taxi voiture Rubavu ajya Musanze ntatandukanye n'ugiye muri Coaster kuko bose ntibarenza 60. Icyo agomba kuba urwego rubireba ariko ibyapa nibyo ntajya
ariko wafata nka Musanze Kigali ibyapa bya 80 birimo byinshi umuhanda ukoresha kenshi kandi ni waramakona menshi. Ufata urugero rumwe anditwa mu Kinini ugana mu Koto, hari ahantu hari amakona kandi hamanuka hari icyapa cya 80. Nge nta munsi n'umwe nafatiwe 80 ngo ngegereho, niyo mbigerageje biranga kubera imiterere yawo. Kira ahantu hadakenewe, ahubwo mu mirambi aho gikenewe nta gihari. Urwego rugomba gukontorora kuko police ikora ubugenza cyaha, ikaguhamya icyaha, ikamushinja cyaha, ikaguhana, ikawumucamanza, ikabika imodoka yawe kuri station ikasazera ngo ibayegereza. Ibyo bintu ntago bikwiye. Agomba kuba urwego rundi rutari muri police interne, ruri hanze ya police, rurebana zira kamera isozo zujuje ubuziranenge. Wazidawutinga ntago yababeshye, niba batega kamera mu ikona mu gihuru nuko byavuzwe, ubwo tagetiri gushaka amafaranga. Mvuze rero ko niyo kamera ishobora kuba idafite n'ubuziranenge, nanjye nshatse nabikoshoninga. Hagomba kuba urwego rero rubira ngo polisi ibyo gukora n'abaturage nibyo, bira byapa nibyo, bira bikoresho bakoresha bijuje ubuziranenge. Ese bo amakosa bakora yakosorwa ati nta gushinje kwa guhamye akufunga. Kigali Infrastructure Project ni project twita KIP project atigeze hehe. Ngiraga impamvu yabajije abayizi uriya project yabazaga nura mushinga wo gushyira imihanda muri mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali mwonye ko ari imihanda myinshi yakozwe vuba ijyamo kaburimbo n'indi reka navuge neza mwonye twari tutangira gukora tugatengura umuhanda ko twagezamo kaburimbo ndetse n'amashini mwe mukamutakiyabonamo uyu munsi. Nagira mbabwire kuri umushinga wari wazemo akabazo gato ko kumenya kusuganya neza no kongera gushaka ubushobozi. Aho navuga ko uwo mushinga bita Kigali Infrastructure Project KIP ugiye kongera kuvugururwa buri fite phase iya mbere n'iya kabiri. Iya mbere yagiye kubanza irangire neza, aho mwabonye twatengaguye imihanda. Ndabiza abaturage babaza mbone no kubisobanura. Hari abatubwira ati mwaje mu muhanda muzana imashini murawutengura, maze kutengura umujyi wa Kigali urigendera, ntabwo tubona niba bazagaruka kuwukora, niba tuzagumamo hahengamye bati ni ikibazo. Nagira ngo nize abanyarwanda ko uwo mushinga muri ukwezi kwa gatandatu tugiye kongera ukabyuka, iriya mihanda yose mu natwe twatangiye tugiye kongera irangire, none tubone kuzatekereza phase 2 icyiciro cya kabiri. So nagira ngo ni ibyo Honorable Vode yabajije. Hanyuma yabajije n'ikintu kindi kizavuze ati iyo tubaje gukora imihanda ikoze nabi ati barakubwira ngo ni grant cyangwa ntiturawakira. Nagira ngo nanjye mvuga ibyo Honorable Vode yavuze. Igisubizo nk'icyo ni igisubizo kikosa, ntabwo ari byo. Umuhanda ubutarawakira wawakiriye ukwiye gukorwa neza. Gukorwa nabi ni ikosa y'ushinzwe y'umutekinisi waragukozeho wawukoresheje. Ntabwo kuvuga ngo umuhanda nawe uretse bawukora nabi ngo nzawusenya kubera kuko ngo batari bawunyuhere batari bawumpa ku officially ku mugaragaro. Ari amafaranga ugiye gusenya nubwo bayakwishyura warataye igihe. Turi leta itagomba guta igihe, dukora ibintu byihuta bikoze neza kandi birangire vuba ku gihe. Nubona ngo igisubizo cyuko wakubwira mu nteko ngo umuhanda ukoze nabi ndabizi ngo ariko ntibarawumpa ku mugaragaro, icyo gisubizo ntabwo nanjye yakimpa muri guverinoma, ntabwo twacyemera. Abari ikosa icyo gihe umuntu akwiye kwemera ati ko ari ikosa ryaba ryarimo umuhanda ugakorwa nabi. Ni kimwe n'uwavuga ngo ukoze nabi ngo ariko ni grant. Sinzi ni wari wagitanga nawe we cyaba kikoze nabi cyane icyo gisubizo. Grant buriya abara amafaranga y'igihugu iyo amaze gusinywa amafaranga y'aba guverinoma y'u Rwanda. Iyo misima nacinzwe yakoresha nabi, ubukoresha amafaranga y'igihugu nabi uhanwa kimwe, kuko iyo tumaze kubona amafaranga yize muri national budget ntabwo yo gutandukana vuga ngo ni grant ngo yanahawe n'uyu aba yabaye amafaranga y'igihugu yose arayatanzwe y'umusoro mu baturage, arayatanzwe ku musoro witwa CIT cyangwa TVA cyangwa grant yagize mu kiga cy'igihugu uyakoresha nabi wese abibazwa kimwe. Nta gisobanuro wabwira abantu ngo nakoresha infrastructure nabi ngo kubera ko ari grant. Avuze ku mutekano mu muhanda. Honorable Hindura avuga bijyanye n'ibyapa biri mu muhanda, ngira ngo Honorable Vode yafashije kubisubiza. Ibyapa ntabwo kubona polisi ubundi, ibyapa kubona bakora umuhanda kubona Minefra na RTD through RTD ikoresha RTD ikora imihanda. Polisi ijya mu muhanda kuri enforcement ikora ko wabyubahirije, ariko ntabwo ari tera ibyapa ubundi. Inzego z'u Rwanda zirafatanya, ariko undi ibyapa umuhanda abantu bakora umuhanda bagashyira amatara bagashyiramo ibyapa, hakaba hari amategeko amwe akurikizwa. Umuhanda unyuze muri centre y'ubucuruzi, umuhanda unyuze ku kigo cy'ishuri cyangwa ku bitaro hari speed yagenwe, umuhanda uri mu ikorosi byo on sharp corner ikorosi rifunze cyane, hari na speed limit itegeko ryacu y'u Rwanda ryemera ko itarengwa mu gihugu hose, naryo batumwe n'abatugakora ishaje dukwiye kurivugurura. Ariko icyo nemera ni kimwe, nuko
twigeze gukora ibiganiro binyuranye kure uko twavugura ibyapa mu muhanda ndetse n'ubungira ngo yite kuzazana mu nteko mu gihe kiri imbere ribivugaho noneho ariko dusaba ko igihe iyo legal instrument arahinduka hari ibyapa bimwe byabikozwe kuko byo bidasaba itegeko icyo wenda ni speed nini ishoboka mu gihugu ariko uburyo ibyapa bikorwa 60 80 70 na honorable yabajeho mbere byo kugwa na RTDA ubwo ni Ministeri ishinzwe infrastructure turajya kureba dusanze bidakoze neza abantu babisubiremo icyo ni cyo cya technique dusanze ari ahantu navuze ngo ugende muri 80 kandi ari imbere y'ishuri akaba ugenda muri 40 bihinduke dusanze bakoze na the other way around bavuga ngo ugende muri 60 kandi hakuye 80 uri muhanda ureba kure ibyo byahinduka so icyo ndakora n'uvuga ngo we take note turabyandika tujye kureba n'inzego zibishinzwe nibwo twahindura ibyapa twakora ibyapa bikwiranye n'imihanda yacu umuhanda ni mubi cyane birigaragaza aho ari mwiza ushobora kugenda nabyo birigaragaza mu by'ukuri ni biri technique bitakaye binatera ikibazo kuko ibyapa ko bitegwa n'uburyo buri standard ku isi yose hari principe bagende batera ibyapa ubwo turajya kureba nabyo turafata notes tujye kureba icyaba kitagenda neza n'ingero watanze uguti kuva Musanze ujya Rubavu hari uko bimeze ariko wava Musanze i Kigali bikaba bimeze ukundi so turajya kubikurikirana n'inzego zibishinzwe ku cya kamera mwigeze kubazwa iki kamera ni ya polisi ubwo tubitandukanye ibyapa bitegwa na Minefra ariko kamera ni ya polisi ubwo polisi nato yakuvuga no turi mwavuze ngo kamera biri mu gihuru turaza kureba niba kubira ahantu hatagaragara reka byose dufate no tugende tujye kubiganiriza kuko buri gihe tuganira ibibazo nk'ibi ngibi ariko niba byaranakozwe intention yari ukugira ngo accidents zigabanyuke mu muhanda nibwo twashyizeho kamera ariko kuba kamera ndayo ifitaho ikene yavugururwa ibyo twabiganira nta kibazo ariko ubundi de ya kamera uvuga ngo twakiranze ugira accident dufusha abantu buri munsi ntabwo idea ko collecting amafaranga oya ko ari kugira ngo tugabanye impanuka mu muhanda kandi zaranagabanyutse kuko imibare turayifite ari gihe twapfushaga abantu barenga 14 mu cyumweru kimwe kubera impanuka ziri mu mihanda noneho kamera ziraza ariko hano dusanze ro kamera technical ziteye nabi wenda kamera ikabite ahantu idafasha icyo agomba gufasha rwose ndabibemere ko turajya kubiganira n'inzego